Abakire bakomeye cyane uyu munsi ku isi nabo batangiye ibikorwa byabo bakiri batoya. Aha twavuga nka Mark Zuckerberg, Bill Gates n'abandi. Hari n'abandi benshi batangiye ubucuruzi bwabo batarageza ku myaka y'ubukure. Nshuti bakunzi ba Biva TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro turi buganire uburyo washinga business. Turibanda cyane ku kibazo kigira kiti: ese ni ryari nashinga business, cyangwa kugira ngo nshinge business yanjye bisaba iki? Turibanda cyane ku rubyiruko. Turaganira cyane ku ngaruka zihari n'inyungu, ndetse dutange n'inama y'uburyo watangira business yawe ukiri mutoya utarageza ku myaka y'ubukure. Reka dutangire ku nyungu ziri mu gutangiza business ukiri muto. Iyo utangiye business ukiri muto uba ufite amahirwe menshi cyane yo kugera ku nyungu, cyangwa yo kugera ku cyo wiyemeje, ku cyo ushaka. Aha twavuga iyo ukiri muto uba ufite umwanya mwinshi uhagije ku buryo wakurikirana ya ntego yawe wiyemeje. Iyo ngiyo ni inyungu ya mbere. Reka turebere hamwe inyungu ya kabiri. Inyungu ya kabiri yo gutangiza business yawe cyangwa igikorwa cyawe kikubyarira inyungu ukiri mutoya, nuko nta birantega nyinshi uba ufite. Iyo ukiri muto uba ufite umwanya munini, ntabwo ufite ibintu byinshi bikubaza amafaranga cyangwa ibintu byose byinshi witaho. Urugero, iyo uri mutoya ntabwo uba utekereza abana ufite ngo urabagaburira iki, cyangwa umwana yarwaye, cyangwa kuvuga ngo hari umwana bwishyurira ishuri. Ibyo byose ntabwo biba biri mu buzima bwawe. Wowe uba ukitwaho, baba bakigushakira, baba bakigufasha, baba bakikureberera. Ntabwo uba waratangiye kureberera abantu. Niyo mpamvu uwo mwanya wose ufite wagufasha kugira ngo igikorwa wiyemeje gukora kigere ku nyungu, cyangwa gicemo bitewe n'uburyo wagikurikiranye. Reka turebere hamwe inyungu ya gatatu. Iyo ukiri mutoya ushobora gufata risike iyo ari yo yose, bitandukanye n'umuntu mukuru umaze kugeza nko ku myaka 40. Ntabwo ashobora gutekereza gufata risike runaka yo gutangiza, n'urugero gutangiza business nshyashya, cyangwa yarasanzwe gukora ikintu runaka, kuvuga ngo hari ikindi kintu agiye kongera gushyiramo amafaranga atangire. Icyo gihe ntabwo bihita biza vuba vuba, kuko abatekereza umuryango umureba, agomba gukemurira ibibazo, baba ari na benshi. Urumva bitandukanye n'umwana ukiri mutoya uba utaratangira kugira charge nyinshi, aba afite umwanya uhagije, niwe uba wireba. Icyo gihe afata risike iyo ari yo yose yo kugerageza igishobora kumuteza imbere, bitandukanye n'umuntu umaze kuba mukuru. Niyo mpamvu rubyiruko aho muri hose mwatangira uyu munsi, mudategereje gusaza cyangwa udategereje kugira ngo ugire inshingano nyinshi. Uyu niwo mwanya wawe ufite wo gutangiza icyo gikorwa cyawe kikubyarira inyungu. Turebe ku nyungu ya kane. Uba ufite igihe gihagije cyo kwita ku mushinga wawe. Nibyo twakomeje kuvuga. Iyo ukiri mutoya ntabwo uba ufite ibintu byinshi cyane witaho. Umwanya wawe niba ari munini, uba ushobora kuwupangira kugira ngo wite kuri wa mushinga wawe ushaka gutangiza. Urebe icyo washyiramo cyangwa icyo wakora kugira ngo wa mushinga wawe wiyemeje ucemo, bitandukanye n'umuntu mukuru ufite charge nyinshi, ufite ibibazo byo mu muryango, kujya kureba gusura abana ku ishuri, kujyana abana kwa muganga, cyangwa gutekereza ibintu byinshi. Icyo gihe wowe rubyiruko uba ufite umwanya munini uhagije wo kwita kuri ya business yawe, cyangwa cya gikorwa cyawe kikubyarira inyungu watangiye. Inyungu ya gatanu. Inyungu ya gatanu ni uko ibyo wigishijeho byose bitangaza abantu benshi, kuko abantu benshi bazi ko umwana ategereza nyine guhabwa n'umubyeyi, ategereza kwiga gusa. Icyo gihe bya bintu wagezeho cyangwa bya bintu watangiye bitangaza abantu benshi, ku buryo niyo waba ugikora igikorwa runaka uri mu bantu bakuru, abantu bose niwe baza bareba kugira ngo bahereze inyungu, cyangwa bakubera abakiriya, kuko batekereza uyu mwana watinyutse gushinga ikintu runaka, azi ubwenge, ni umuhanga, reka tumufashe gutera imbere. Urumva ibyo byose ni inyungu nyinshi ziri mu gutangira igikorwa cyawe kikubyarira inyungu ukiri muto. Reka tugere ku nyungu ya gatandatu. Ubumenyereye ikoranabuhanga, internet. Urubyiruko akenshi uyu munsi nirwo ruzi kuzikoresha cyane kurusha abantu bakuru. Impamvu nuko umwana w'iki gihe wavutse iki gihe
yavutse hari ikoranabuhanga, yavutse hari interinete, yavutse hari telefone, yavutse umuntu ashobora gukatisha tike y'indege akarinda agera iyo ajya atarabonana n'umuntu wayimukatiye. Urumva ko icyo gihe cyonyine ni inyungu ziri mu kuvuka iki gihe cyangwa ziri mu kuba uri urubyiruko rw'uyu munsi, kuko hari byinshi cyane by'inyungu ushobora kugira kubera ikoranabuhanga. Uyu munsi niryo ritugize, niryo ririmo riraduteza imbere, niryo ririmo rirakora ibintu byose. Urumva ko rubyiruko cyangwa umwana ukiri mutoya utaragira charge nyinshi, uyu ni wo mwanya, iki nicyo gihe cyo kuba wabyaza umusaruro ya koranabuhanga, ya interinete dufite ikakubyarira umusaruro kugira ngo wowe witeganyirize n'abazagukomokaho hakiri kare, utaragira birantega nyinshi, niko babivuga mu Kinyarwanda, utaragira charge nyinshi ku buryo bikurira kubikurikirana. Uyu munsi rero ni wo mwanya ufite. Reka turebere hamwe ingaruka ziri mu gutangiza business ukiri mutoya. Akenshi iyo ukiri muto, ingaruka ya mbere ikunda kugaragara ntabwo buri seriye. Gute? Iyo ukiri umwana, kubera ko uba utarahura n'ibibazo byinshi bigusaba gukemura cyangwa bigusaba kuba wawe ufite amafaranga runaka, icyo gihe wa mushinga wawe ntabwo uri bushyiremo imbaraga, ntabwo uri bushyiremo igitsure cyangwa ugishyiremo imbaraga nyinshi kugira ngo wa mushinga wawe ucemo, kuko ukiri umwana utaramenya ibintu runaka. Ariko urumva ko iyo nzitizi irimo. Mu mpera z'ikiganiro turaganira uburyo ushobora kuyirwanya ku buryo ugomba gutera imbere. Reka tugere ku nzitizi ya kabiri, nka experience. Iyo ukiri mutoya utaragira experience, byose biragendana no kuba nanone utari seriye. Akenshi abana bato baba batari seriye, ariko nabyo bishobora gukemuka, kuko akenshi experience uyigira ku cyo wakoze, ntabwo experience yizana. Experience yiza kubera ko hari ikintu wakoze. Urumva bwa bunararibonye bwose ububona kubera ko watangiye cya gikorwa. Ntabwo uzategereza ngo experience izakwizanira. Oya, experience izaza kubera ko watangiye. Reka turebe indi mbogamizi ya gatatu, kuba nta gishoro gihagije ufite. Akenshi iyo ukiri mutoya nta hantu hava amafaranga uba ufite, nta mafaranga uba ufite, birumvikana uba ukiri hasi, uba ugisaba mu rugo cyangwa abantu bakorera aribo bagufasha. Iyo ngiyo ikaba imbogamizi yo kuba hari igikorwa washinga cyangwa igikorwa watekereza cyo kwiteza imbere kubera nta gishoro. Ariko nabyo turaza kureba nyuma guhangana n'iyo nzitizi. Reka turebe hamwe indi ngaruka ya kane. Ingaruka ya kane ni uko hari imyaka isabwa kugira ngo ukore ikintu runaka. Urugero, iyo utarageza ku myaka yo gufata irangamuntu, ntabwo ushobora kujya kwandikisha business runaka yawe muri RDB. Iyo ngiyo ni imbogamizi ushobora guhura nayo, yo kuba hari umushinga runaka wagira wanditswe cyangwa ugaragara. Ariko nabyo turaza kurebera hamwe uburyo wabikemura. Indi mbogamizi ni ukuba abantu batakwizera kubera ko babona ukiri mutoya. Baba baravuga ngo uyu mwana se ibingi barabikora, uyu mwana se turamushinga iki kintu runaka. Ariko nabyo turaza kureba uburyo wabisimbuka. Reka tugere ku nama twatanga kugira ngo ubashe guhangana na ziriya nzitizi tumaze kubona imbere, zishobora gutuma utagera ku cyo ushaka cyangwa utagera business yawe watangiye itakunda cyangwa itagera ku musozo cyangwa itakubyarira inyungu. Icya mbere ni uguhindura imyitwarire no guhindura imyumvire. Ni ukuvuga ngo uko witwaraga nk'abana, mukajya gutembera, mukajya muri pati runaka, mukanywa babyita ababesto n'abashuti bandi, ibyo ntabwo bivuze ko wabireka, ariko wabiha umwanya wabyo. Ni ukuvuga ngo ukabaseriye. Akenshi nibyo nkunda kuvuga, ntago umuntu iyo akubonye ntago akubona ngo avuge ngo uyu mwana ni seriye, oya, cyangwa uyu muntu ni seriye, cyangwa uyu muntu azi ikintu. Ni uko wowe ubwawe uba wabigaragaje, wabyerekanye. Iyo ubyerekanye nibwo bigaragara. Ni ukuvuga ngo uko uzitwara wowe cyangwa uko uzahindura ya myitwarire yawe, niko uzagaragara muri sosiyete, ku buryo na ya business yawe uzaba ugiye gushinga
izafata cyangwa izitabwaho, izacamo kubera uburyo wahinduye ya myitwarire yawe. Reka turebere hamwe indi nama ya kabiri, kwizigamira. Iyo wizigamiye icyo gihe ya nzitizi twabonye yo kuba udafite igishoro izavaho. Kwizigamira ni urugero, hari ahantu henshi ushobora gukura amafaranga iyo ukiri mutoya cyangwa umuntu uwo ari we wese. Tuvuge ni muri vakansi, uri mu rugo, bagize pati, wagize amahirwe, ufite perimi, bashaka umushoferi wo gutwara abasaza cyangwa gutwara abandi bantu bagiye muri fete cyangwa bari bujya n'aha. Icyo gihe mu mwanya wo kuza gushaka wa mushoferi ngo bamwishyure, wowe urafata ka kazi kubera ko bazi ko ufite perimi kandi bazi ko utwara imodoka. Niyo gufata ka kazi bazaguha amafaranga. Niba baguha amafaranga ntabwo uzajya kuyabyinira cyangwa ngo ugende kuyapfisha ubusa. Yafata ya mafaranga uyizigame kugira ngo igihe uzaba watekereje gushinga ya business yawe uzahere kuri ya mafaranga wabitse wizigamiye. Tuvuge baguhaye ujye ku ishuri, uhuye n'umuntu mukuru, aravuze ati yo ujye ku ishuri akira tike. Birashoboka, bibaho, akenshi bibaho. Inshuti zo mu rugo iwanyu cyangwa bo muvukana cyangwa mwene wanyu akafata yakira amafaranga jya ku ishuri. Wowe kubera ko ufite intego, kuko gukira ntabwo wicara ngo uhite ukira, no. Gukira urabikorera. Gukira ntabwo bipfa kwizana, bisaba gukora, bisaba gutekereza. Ntabwo ari ikintu kikuza ngo kigwe ku muntu akiri, no. Gukira bisaba ko ubitekereza cyangwa ubikorera. Urumva naguhaye amafaranga ntabwo yose uzajya kuyakoresha bya bindi. Uraminimiza, ugenda ukoresha dukeya, ayandi uyizigamire. Mu gihe uzaba ugiye gushinga ya business, cya kibazo cy'uko udafite amafaranga, icyo gihe twa dufaranga wizigamiye uzadufata udushyire kuri wa mushinga wawe ugiye gutangiza, ku buryo nuzashaka kuguha amafaranga cyangwa kukunganira muri wa mushinga wawe abanza akareba uyu mwana yatangiye iki kintu runaka, yigejeje aha, ese sinamufasha? Akagufasha ariko afite ahera. Noneho ikindi, nawe uzaba uri tranquille kuko uzaba uzi ngo nta muntu wampaye amafaranga ngo ntangize business. Ngo nitagenda cyangwa niyo waba wayihinduye kubera ko wabonye harimo imbogamizi runaka, ntabwo uzagira ikibazo ko hari uzakubaza amafaranga, kuko nawe yaguhaye ni wowe ubwawe wishakiye igishoro, kandi igishoro ukagishaka ugikuye ku tuntu duto cyane. Indi nama yindi twashyiraho, kugira intego kandi ukayigeraho kuko wayiyemeje. No kuvuga ngo niba utangiye umushinga runaka, katange nk'urugero, uravuze ngo nzajya nkorera abantu amarogo cyangwa nzajya mbatumiriza ibintu mu bigo runaka baza banyishyure. Icyo gihe cyangwa akaze tuvuge ku bintu byoroshye, tuvuge ufite ahantu ukora urugero imigati. Abantu benshi umaze kugira abakiriya benshi baza gufata imigati aho ngaho ukorera. Kugira intego no kuvuga ngo uzakoresha uko ushoboye ku buryo ya migati itagomba kubura hahandi uyikorera, kubera ko nutabasiriye cyangwa ngo intego yawe ntuyigeraho, babandi bazaza kugura imigati basange wowe wagiye ngo ufite pati cyangwa ufite gahunda n'abashuti bawe, ya migati bayibure. Icyo gihe babakiriya ntabwo bazagaruka. Urumva ya ntego wari ufite ntabwo uzaba uyigezeho kuko utayitekerejeho ngo uvuge ngo ndabanza muri ya migati mu gihe ndi bujye muri cya kirori cyangwa ya gahunda yanjye ngeyo, ariko nasize ibyo abakiriya banjye bashaka ku buryo badashaka kubibura. Icyo gihe bazabona kuri seriye ku buryo bazi neza ko bagomba kuza bakabona just ibyo wabamenyereje. Niyo mpamvu ugomba kuba seriye cyangwa ukaba intego watangiye, intego wiyemeje ukayigeraho. Ikindi, kureba imishinga igezweho uyu munsi, imishinga ibikenerwa n'abantu benshi akaba ari byo ujyamo. Urugero, kubera ko urubyiruko ruba rumenyereye ikoranabuhanga cyangwa ruba ruzi ibigezweho, wowe akaba ari byo ufokasingamo kugira ngo cya kindi kigezweho abe ari cyo ujyamo, abe ari cyo ukora. Icyo gihe uzabona abakiriya benshi kuko abantu benshi baragikeneye. Urumva, kubera ko uzaba wakoze ibyo abantu bakeneye, ntabwo ushobora kuzabura abakiriya. Reka turebe ikindi, hari ibintu byinshi. Hari ukwamamariza abantu ibintu bakora bakakwishyura ukabigira umwuga.
hari byinshi kandi ugahera ku tuntu dutoya, hari ugufungura za TikTok, hari ukugira byinshi, byari ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo kubera ko urubyiruko ruba ruri informé cyane ku ikoranabuhanga cyangwa kuri interinete, bisaba ko ubibyaza umusaruro ntibigupfire ubusa. Ya megabyte ugura ukavuga ngo ese inyungu nakuyemo ni iyihe? Ibyo byose ni ibyagufasha kugira ngo utere imbere y'amafaranga yawe, nawe ube umukire nk'abandi, ube umukire nk'aba ngaba. Ntutegereze ngo ntegereje imyaka runaka, ngo ntegereje kuzajya gushaka akazi namaze gukura. Iki ni cyo gihe ufite cyo kuba wabyaza umusaruro ibyo ufite. Reka turekere aha ngaha, turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu naho ubutaha. Ciao.